agatabi nagasigara itabi nyine ariko rikaba ryarazanywe n'abazungu. Kera twebwe twajyaga gukiriraho abakecuru cyangwa abasaza twanywaga ku nkono cyatukanwa kuri ririya baziringa mu ntuza atari nk'iri ngiri ryavuye mu ruganda. Ariyo mpamvu twatojwe kunywa itabi gutyo. Umukecuru cyangwa umusaza akavuga ati zanira inkono yanjye ugende ushyirireho igishirira ukagenda ntabwo warizana rero utasomaho kugira ritazima ukarimuhereza. usibye ko mwana wanjye ntavuga ibyanjye, ndavuga ibyo mwantumiriye ko nabyaye abana 9 b'abahungu bagapfa sinenya niyo baguye. Ubu se mwitabe hari icyo byabaye? Hari umuntu nakubise? Kuva icyo gihe na n'ubu uracyanywa agatabi? Ndakanywa rwose. Ntabwo ujya ugira inkorora, ujya uhumeka? Reka nta guhumeka nabi, nta kujya kwivuza ngo nanyoye itabi cyangwa ngo inkorora y'itabi. Itabi rwose keretse hari niba sinzi, keretse hari ibindi bitabi nawe. Itabi ry'ikibabi rya Gihanga rya kera, rya Gihanga ari ryo nywa, keretse niba ari bya bindi wenda njya numva bahinga ari byo nyine najya ni oya. Iryo mbese nta kibazo. Iri tabi ryacu rya Gihanga rya kera yemanirwaga umugeni. Itabi ni ribi cyane cyane, ariko kuko ikibi cy'itabi nta nubwo rigira ingaruka kuri wowe gusa, ahubwo itabi rigira ingaruka no ku bandi bantu bakwegereye. Nicyo kibi cy'itabi. Yaba basi ari wowe nyine ryagiragaho ingaruka, ariko niba nyweye itabi turi kumwe nawe rirakugiraho ingaruka. Noneho iyo utwite noneho bikaba akarusha, kuko itabi rigira ingaruka ku mwana utwite, kuri wowe no ku mwana utwite icyarimwe. Niyo mpamvu rero itabi ari ribi cyane. Ikindi, izindi ngaruka z'itabi ryo nk'uko bahora babyandikaho ku itabi ko itabi ririca, nibyo koko itabi ririca, kuko itabi ryongera ibyago byo kurwara kanseri zose zibaho. Ntabwo ari kanseri yo mu buhumekero gusa, ahubwo n'izindi kanseri zindi zibaho, yaba kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'ibere, kanseri zose zibaho. Itabi ryongera ibyago byo kurwara izo kanseri. Ikindi kibi cy'itabi, ntabwo itabi ritera indwara z'umutima cyangwa se cardiovascular diseases. Itabi ritera umuvuduko, ryongera umuvuduko w'amaraso, bityo bikaba byatera indwara zose zijyanye n'umutima. Ku bijyanye n'ubuhumekero byo cyangwa ibihaha byo ni ibintu birenze, kuko iyo unywa itabi no guhumeka bitera izindi ndwara z'ubuhumekero, harimo icyo twita emphysema cyangwa bronchitis. Bityo guhumeka abantu kenshi banywa itabi no guhumeka usanga bahumeka nabi, kandi byongera none indwara y'igituntu. Noneho iyo abantu barwaye igituntu bakanywa n'itabi biba bikurushaho. Niyo mpamvu rero twakwingingira abantu bose cyangwa tubashishikariza kureka itabi. Umva ibyambaho mu mubiri ntago nabishinja itabi. Nta nkorora ufite? Inkorora ndayigira ariko oya sinyihorana. Ariko ntinzahaze niya nkorora izikongera ikagenda. Ujya urwara? Ntago nkunze kurwara, uretse ikintu narwaraga ni igifu. Hanyuma siko gutitira byatewe n'iki? Byatewe ndumva njye ari nk'ubusaze nako mbibona. Oya ntabwo ari wasaza cyane, usifite imyaka. Ariko sinabici. Wambwiye ngo ufite 55. Ntabwo nabishinja itabi. Nuko ugakunda. Nta muntu mwari mwaganira cyangwa se ngo ujye kwa muganga bakubwira ingaruka z'itabi? Njyewe ingaruka z'itabi turazumva ariko tukumva tutabyemera. Mwumva ngo nizihe? Batubwira ngo itabi ni ribi, ngo ryangiza ubuzima, ariko twebwe tukumva rwose
baribeshyera. kubera icyo wumva baribeshyera none se ko ntacyo tuba nk'ubu umva iyo myaka maze ndi mba ntarapfu none rero njye ntacyo numva narishinja. ingaruka z'itabi izitera uburwayi bwinshi ni bya bindi bihangishijeho banywa nawe iri tabi nta ngaruka iri tabi ryacu rya gihanga rya kera urumva rya gihanga rya kera kankwereke n'imyaka mfite wenda bibona wirirwa unyereka uri mukuru iri ngiri iri tabi ry'ikibabi rya gihanga n'ahariya mu isoko bararirangura bakaricuruza urakarundarunda ukagafata neza noneho ukakagobeka kakagobeka hose kakagenda gakwiramo noneho kamara kugira amazi aje ugacira. itabi ryose ni ribi, itabi haba rya rindi rya kinyarwanda ririya bateye cyangwa ririya rivuye mu nganda, itabi ryose ni ribi. Abantu byaba byiza na bariya banywa itabi rya kinyarwanda naryo bariretse. ndakareka pe ariko nkumva birazi nareba nk'umuntu uri kugatumura nk'uko nanjye nagatumuraga nkumva ndagakeneye wera nkiherera nkajya nkara nkagakubitaho abantu batareba nkasomaho nk'ibiri nkagaruka nkumva ndatuje. mbese muri make kureka itabi wararinyoye biragoye hari ibyo ureka ariko itabi gupfa kurereka rarinyweye reka amaze igihe ndwaye igihe kirekire pe bimo mu bitaro narwayeyo amezi 6 n'andi namaze mu rugo 6 biba umwaka ariko rage nkumvaga ko ntazongera kurinywaho ariko maze kwijajara nabati asubira kuri ka kantu subiraho nkasomaho nk'ibiri nkongera nkari kunje ubu nk'irinyweye nakongera kurinywaho uri mugoroba wenda maze nko kwibonera akantu kakanyibutsa ryatara. Imana izabimvanaho. ujya ugerageza kubivamo? Ngerageza rwose. Hanyuma ubwo nkarireka nk'iminsi 5 sinzi ukuntu bikubita nkongera nkarigarukaho ariko nzarireka kubw'Imana nibishaka. kandi ni umutima w'umuntu iyo yikuye mu kintu kigomba kumuvamo. Kureka itabi birashoboka ariko cyane cyane kugira ngo ureke itabi niwo baza gufata uwo mwanzuro. Hari inama zigeze nko gukoresha 3 nagira ngo ngire abantu kuko kureka itabi ni urugendo ntabwo wabyuka uyu munsi ubwe ngo ugiye kwitureka itabi ahubwo wowe banza gufata uwo mwanzuro twamaze gusobanura ububi bw'itabi byose. Iyo wamaze kubyumva yuko itabi ari bibi ku buzima bwawe wagombye kwicara ugafata umwanzuro. Icyo nicyo cya mbere, wowe wicare ufata umwanzuro uvuge ati ngewe ngiye kureka itabi. Icya kabiri nagira ngo wenda mbaye nk'urugero wafata nk'urupapuro ukandika ibintu 3. Wakwandika impamvu ugiye kureka itabi. Ikindi cya kabiri wakwandika impamvu ushaka kureka itabi. Iyo niyo mpamvu ya mbere nari mvuze. Ya kabiri ni ukwandika icyagufasha kureka iryo tabi. Icya gatatu wakwandika eske nindeka rino tabi nzunguka iki mu buzima bwanjye. Rero duhereye ku mpamvu ya mbere, impamvu zo kureka itabi zo twazibonye kuko itabi ni ribi ku buzima bwawe. Icya kabiri twavuze no ko wakwandika ibyagufasha kureka itabi. Hari nk'inama ebyiri nagira abantu zabafasha kugira ngo bareke itabi. Icya mbere ni uko wakwirinda kujya ahantu hagutera kunywa itabi. Akenshi abantu banywa itabi bagiye basohotse bagiye gusangira n'abandi bantu cyangwa wicaye ari wenyine ukumva utekereje kunywa itabi. Rero icyo nabagira inama cya mbere ni ukwirinda kujya ahantu hose hashobora kumva utekereje kunywa itabi. Ikindi cya kabiri ni kuba busy ugashakisha ibyo ukora kuko iyo uri gukora ibintu bitandukanye wenda ugiye ku kazi cyangwa uri mu rugo uri mu mirimo yo mu rugo ufite ikintu gihora kikukitinga busy gituma uhora utekereza gukora ibindi nabyo biragufasha kugira ngo udatekereza kunywa itabi. Ikindi navuga ni ibyo wakunguka uretse itabi kuko twavuze ku cya gatatu wakwandika kuri urwo rupapuro. Inyungu ubona iyo uretse itabi ni uko ubuzima bwawe ubaho ubuzima buzira umuze, ukabaho ubuzima uhumeka neza, ibihaha byawe bimeze neza, utangiza
abandi bantu muri kumwe mubana mu nzu cyangwa muri kumwe. iyo ukanyoye wumvaga ufite ibibazo mu mutwe unananiwe wumva karabigabanya kumva rwose umerewe neza mu mubiri kumva ari nta rwose kumva biroroshye bya bibazo kumva biroroshye uhita ubibonera igisubizo mbese kumva kwituriza. Ikindi ni uko kuko abenshi banywa itabi bitewe na stress, bitewe ni hari abanywa itabi kuko bafite stress mu buzima, ibibazo bitandukanye, wenda ubayeho nabi ukanywa itabi kugira ngo ugabanye ibyo bibazo, wirinde gutekereza ibyo bibazo. Icyiza rero ni uko wareba ikindi kintu cyagufasha mu kugabanya izo stress. Hari abantu bakora nka siporo cyangwa gutembera, gusura abantu, ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ugabanye iyo stress, kugira ngo unywe itabi washaka ubundi buryo ukoresha kugira ngo ugabanye iyo stress. narazigabanyije kubera uburwayi. Kera bwo nanywaga hafi nk'ipaki ku munsi, ariko ubu ngubu iyo numvise nkakeneye agatima karehareha nibwo nasomaho nkagakunja kubera uburwayi. Ngerageze kugira igituntu, ndwara igituntu ndarireka hafi umwaka rwose, ariko nyuma yaho naje kurisubiraho. Ariko ubu ni ukuvuga ngo njya kwa muganga buri kwezi nkajya kureba uko mu buzima bwanjye hahagaze. Itabi ryose ni ryaba ari rimwe ku munsi ritera uburwayi. Hari n'abishuka bavuga ati reka noneho ngiye kureka itabi ariko nzajya nywa rimwe ku munsi, ariko ibyo ngibyo ni ukwishuka, kuko iyo unyweye rimwe ku munsi ni bya bindi uhita utekereza kongera kunywa irindi, ukavuga ati nta rimwe ku munsi ribaho. Ibyo ngibyo byaranze rwose, ni ugufata umwanzuro ukarireka burundu. Ikindi wenda iyindi point ya nyuma nashaka kuvuga cyangwa ikindi ubundi bufasha twabaha, kuko kureka itabi hari igihe byanga burundu, ndabyumva nubwo biba bigoye, ariko hari ubundi bufasha bita nicotine replacement therapy, kuko itabi habamo component yitwa nicotine. Hari ubufasha bajya batanga bujyanye hari imiti ituma aho kugira ngo unywe itabi ahubwo ugafata nk'iyo, ni akantu kameze nk'agashekerete karimo nicotine, karagufasha kugira ngo wakumva ushatse kunywa itabi ugahita ufata ako gashekerete, cyangwa hari n'akaspray bashobora kuguha kagufasha kugira ngo iyo wumva ushatse kunywa itabi, kugira ngo ubwonko buse nk'aho bwibagiwe yuko ushaka kunywa itabi. Ubwo nabwo ni ubufasha batanga. Ibindi byose iyo byanze nabwo nta kibazo, waca nko muri farumasi, izo gamu zirahari, izo shekerete baguha zirahari kugira ngo zigufashe. Ubutuma naha urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu ni ukwirinda itabi, kuko itabi nta ryiza ryaryo, nuko natwe twabyirutse ba sogokuru na ba mama bari, ariko nta cyiza cy'itabi. Natwe pe ni uko ubona tugeze mu zabukuru ni ukwanga kurireka. Ubonye ubushobozi bwo kurireka warireka pe. Ese uvuze ngo nta cyiza cy'itabi, mbwira ibibi byayo. Itabi rirangiza mu buzima, urumva nk'ibyo ibihaha umuntu arwara cyangwa igituntu n'ibindi. Ubutumwa nabaha ku muntu utaranywa itabi ni uko itabi barireka, kubera ko nanjye mfiteho ingaruka nkorora kandi nkumva ibihaha birandya.